pasite nagufunga ngiye masengesho yita Imana inusa nagufunga mfite uburenganzira bwo kugufunga. Wowe uracuruza ubwonko bw'abantu ushyira mu gifu cyawe nta soni. Wakabaye uvuga uti umutekano wa mbere na mbere ni ukubanza gushaka igishoro, ubundi bishoro mutanga nibi ni iyi Bibiliya y'ibihumbi 7,10,15 mubasomera bakabazanira amafaranga n'ibiki, aho kugira ngo mubatunganyirize aho bicara, aho mupange gahunda z'urusengero, umuntu naza abone parking, umuntu naba hari imvura iri kugwa yere kwikanga inkuba, umuntu naba hari muri gusenga hari umuntu wiryamiye ibande y'urusengero, urabona ko insengero nyinshi zisigaye zituye mu ngo siko mbere byari bimeze, yigumanira umutekano we. Abapasiteri kuri telefone, aro umva runa, umva se rwose rwa rusengero bararufunze, ihangane rwose mukubita inzu ibipfusi rwose, murebe ko twashyiramo sound proof, murebe ko twagura umurinda nkuba rwose, murebe ko twagura umurinda nkuba, dukora ibi bintu vuba vuba, nyamuneka badufungurire ku cyumweru tuzasenge. Guhera umukristo aho yaturiye agera muri iryo dini ryawe kugeza uyu munsi, amaturo yari hehe? Ntabwo yari kuvamo uwo murinda nkuba. Gukorera Imana mu gufasha abakene, muri abantu beza, abatangira abantu mituweli, muri abantu beza, Imana ijya ibaha umugisha. Njyewe reka mbabwire, nta myaka myinshi yo kubaho dufite, wa mugani wa babandi ati nta myaka 100, nta myaka myinshi, n'iyo 100 yashira rega birangira upfuye. Ikibazo rero si igihe uzamara, ikibazo nicyo wakoze ukiriho. Niyo mpamvu dufite gahunda yo gukorera Imana mu bushobozi bwacu, yazashira imirimo myiza ikaduherekeza, natwe tugashyirwa kuri ba sokuruza tukabora, tugasanga Kristo tukibanira nawe ubutaza. Kuki mutabwiye aba bapotere muti leta irashaka ubwiherero bwinshi, ni mwubaka ubwiherero bwinshi kugira ngo insengero zanyu zitazafungwa? Kuki atari byo mwababwiye ngo zigiye gufungwa, ngo twari twarabihanuye ngo zafunzwe? Ubwo se wowe uri umuhanuzi nyabaki? Umuhanuzi ni umuti, umuhanuzi ni igisubizo, umuhanuzi is the answer of any problems. Do you get me? So kurwana, ariko mwebwe muzabona ishyano, mwebwe mwuzuza ibifu byanyu iminyago, mukayuzuza utw'imfubyi n'abapfakazi, mukabyuzuza ibyo mwakoresheje uburiganya no gusenya ingo z'abandi, muzisenyera mu bifu byanyu mwitwaje izina ry'Imana mwamenye. Muzabona ishyano. Nimushaka reka mbabwire, nimushyire agapira hasi, mubwiza abantu kuri, kuko Imana aka kavuyo kanyu n'akajagari irakarambirwa. Irakagute nyuma yuko mumaze kumva ko hari inganda zashenywe muri Amerika, zigasenywa hemejwe ko iriya miti cyangwa se ziriya nkingo bakoze muri covid zirabaduteraga ko bwari uburozi, zitari inkingo, kandi ko harimo uburozi bugiye butandukanye bugirira nabi imibiri y'abantu, cyangwa se bizajya bituma abantu bamwe bapfa bakenyutse, abandi bagahinduka ibisazi, abandi bakagira ibiki. Nyuma yuko ibyo byose Yes, gira ubugingo n'impagarike, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe wowe wahisemo gukurikirana chaîne yacu ya YouTube Ibuye Rizima TV. Gubwa neza aho uri hose ku mugabane uwo ari wo wose ugize iyi si. Nzi ko mudukurikira kandi dushima uruhare rwanyu mu kudukurikira. Imana ibahereze umugisha. N'ubundi ni Hitimana amasengesho Innocent ugarutse kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere turi buze kuvugaho ni ingingo y'icyorezo cy'ubushita kiri kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se kiri gusirikira mu isi. Ingingo ya kabiri kandi nanone ni ingingo y'izi nsengero ziri gufungwa. Muragira muti wowe urabivugaho iki? Yego, reka rero nze tubiganireho mu minota mikeya kugira ngo mbabwire uko mbyumva, kandi se nyobowe n'Umwuka Wera babwire ukuntu buri kimwe cyose kimeze. Munyemerere dusenge kugira ngo tugaruke tuganira no ku ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, uturinde umubi, abadayimoni bose bashye
imbaraga z'umwijima zose zishye, dayimoni wayogoye iki kiganiro ushye, dayimoni wabuza kumva iki kiganiro ukabuza abantu kucyumva ushye, dayimoni watuma abantu bumva ntibumvire ushye mu izina rya Yesu. Ubuntu no guhishurirwa by'umwami wacu Yesu Kristo, ibyo ibihishurwa ibimenyeshwa abantu, mwuka wera ushinzwe kumenyesha abantu byinshi bitandukanye, ngwino ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha. Turihanganisha imiryango nyarwanda imaze guhura n'icyorezo kiriya cyorezo cy'ubushita kimaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Mwese mwihangane, Imana ibakize, Imana ibatabare. Banyarwanda, iki ni icyorezo gikomeye cyane, ni icyorezo ubona ko gishyira ku muntu kikamuhindura nabi, agahindana kandi no gupfa, umuntu agapfa nabi. Iki ni icyorezo rero kibi cyica. Ingamba rero zo kukirinda inyinshi ni ukugenda tugerageza gukora isuku no kwirinda guhura n'abantu, donc bimeze nka bya bindi byo kwirinda COVID-19 ukurikije uburyo cyandura nacyo. Nimba waramenye amabwiriza yo kwirinda COVID-19, tena n'iki ngiki niko kimeze. Ibi byorezo muba muri kubona bigenda byaduka bifite abantu babiri inyuma. Buriya reka mbabwire ngo icyiza cyacu kuri twebwe ni ugusenga tukitwikira amaraso ya Yesu, uko usibye n'ubushita bw'inkende n'ibindi bizaza, ariko ibiza byose reka bisange tubundikiwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi nyine abo bizahitana n'ubugingo bwabo Yesu azaburokore, kuko nta kundi kuntu byagenda. Hari abantu bari kungukira muri ibi byorezo, hari abantu babifitemo inyungu, hari abantu bishishikaje biraje inshinga, barara batekereza ati muri Afurika turakurayo amafaranga gute, ku isi turabasoromamo amafaranga gute, ku isi turabatera inkingo zacu gute. Nyuma y'uko mumaze kumva ko hari inganda zashenywe muri Amerika, zigasenywa hemejwe ko iriya miti cyangwa se ziriya nkingo bakoze muri COVID ziriya baduteraga ko bwari uburozi, zitari inkingo, kandi ko hari harimo uburozi bugiye butandukanye bugirira nabi imibiri y'abantu, cyangwa se bizajya bituma abantu bamwe bapfa bakenyutse, abandi bagahinduka ibisazi, abandi bakagira ibiki. Nyuma y'uko ibyo byose bibaye, buriya ntabwo bo batuza, baravuga ati ubundi turabigenza gute. Bagenda bakomeza kuduteramo amarozi agiye atandukanye ngo bari kudukingira. Ibi ngibi ndi kubabwira ntabwo ari ukugira ngo mbabuze kwikingiza, muzagende mwikingize, ahubwo ni ukubabwira ibanga, kuko nutikingiza uburozi bo bashobora kuguha uburozi bugukiza indwara yadutse, ariko bukaguteza izindi, cyangwa se bukakugiraho izindi ngaruka. Abo barabikora, isi ni mbi. Hari abantu bafite iyo koranabuhanga baza bagasprayinga mu myuka udukoko dutera indwara runaka, icyo gihugu kigahita gifatwa. Buriya ni ubwenge bw'abazungu, ni ubwenge bw'abatuye isi bwo kuvuga ngo reka duhoshe intambara z'amasasu, ahubwo bari abantu tujye tubahanisha indwara zitandukanye. Kandi rero bariya bafite uburenganzira, bafite ubushobozi bwo kuza, nimba uri nk'igihugu cyangwa se hari ibyo bashaka gutera mu gihugu cyawe, hari ibyo mutari kumvikanaho uri perezida, bagatezamo indwara runaka ituma abaturage bawe bapfa bakamera nabi kugeza igihe uzabapfukamira. Bariya rero barabikora, ni propagande, ni ubuhezanguni, ni ubundi buryo bwo gukoloniza imigabane igiye itandukanye. Gusa nyine hari igihe bashobora kubutera nko muri Afurika, ariko kubera ko ari indwara yandura, nabo bamwe na bamwe bikarangira bibafashe, kuko nabo ni abantu. Ariko uwabikoze waba afite umuti, abazi n'ubwirinzi bwabyo. Kubona abantu bapfa ntacyo biba bibabwiye. Icya mbere ni uko umugambi Satani yabatumye uri kugerwaho, amafaranga yabo ari kwinjira, n'ibindi bari bagambiriye biri guca mu kuvanga abantu bapfuye. Rero bari abo nta kintu biba bibabwiye. Ariko nimusenge kandi mwitwikira amaraso ya Yesu, kugira ngo ibyo byose bitugereho dutwikiriwe n'amaraso ya Yesu. Rero buno bushita bw'inkende buri kugenda butera, banyarwanda banyarwandakazi, mukurikiza amabwiriza yose nk'ayo mwakurikizaga mu kwirinda COVID-19 y'isuku n'ibindi, no gushyiramo intera n'iki byose, kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi n'ibindi byose, kwihutira kwa muganga ku muntu wamenyekanyeho cyangwa se wagaragaweho n'ibyo bimenyetso by'ubushita, n'ibindi byose birebana n'inzego z'ubuvuzi. Mubyitabire kugira ngo, kandi ikirutaho
abarokore musenga, abakijijwe musenga, abanyamasengesho mube maso, dukubita abazimu n'abadayimoni bari kutwinjira mu gihugu bazanamo izi ndwara. Imana itugire neza, iturengerera igihugu. Ni indwara yica nabi, ni indwara ibabaza, ariko amaraso ya Yesu agutwikirane n'abana bawe n'umuryango wawe mwese, abana ibyawe byose bitwikirwe n'amaraso ya Yesu, kugira ngo dukomeze twigumire mu rukundo rw'Imana. Buriya rero ejo bundi haraje haza inkingo, nta kundi, nta hantu uzacikira, kuko nuzicika leta ntizaguha serivisi, kuko uzaba utarakurikije amabwiriza ariho. Nuzicika hari byinshi nyine nawe ushobora no kuyandura, ariko nta kundi. Icyo nashakaga kubabwira rero, ibanga riri mu maraso ya Yesu. Yesu ajya kujya mu ijuru atubwiye ati nimurya ibyica ntacyo bizabatwara, ku bantu bazaba barakijijwe neza bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, barejejwe n'amaraso, kandi mu mitima yabo huzuyemo ubuntu bwa Kristo gusa, huzuyemo ubwiza, huzuyemo icyubahiro cy'Imana, hatarimo amatiku n'ibyaha. Aravuga ngo nimurya cyane nimunywa ibyica ntacyo bizabatwara. Rero mwebwe narinde kubabwira ngo mwikingize urukingo rw'amaraso ya Yesu, kuko nirwo rwonyine rushobora kukurinda ntugire icyo uba, nirwo rwonyine rushobora kukurinda ibyo baguteramo byose, bakabiguteramo, ariko umubiri wawe ukabyica. Umubiri wacu ugomba kwica inkingo baduteramo n'ibinini baduha, kuko nubyanga, ubuse nubyanga uzanga no kunywa ikinini cy'umutwe, ko atari wowe ugikora, uzamenya bashyizemo ibiki. Uzanga no gukingiza umwana wawe se urukingo rw'iseru, uzamenya bamukingiyemo ibiki. Ibi byo ntushobora kubicika, ntabwo bikunda. Hari abayoboke bari kujya, amadini amwe agenda yigisha abayoboke ibi ntimuzabikore, ni satani. Reka da, ahubwo nibabigishe kubana na Yesu Kristo neza, babigishe kuba muri Kristo na Kristo akaba muri wowe, ibije byose bigasanga ubundikiwe n'amaraso ya Yesu, kandi bigateshwa agaciro n'amaraso ya Yesu ari muri wowe. Amaraso ya Yesu Kristo yivange n'ayanyu, kugira ngo imbaraga zose zibataka, zaba iz'isi, zaba iza satani, zaba iz'abanyepolitike, zisange muri mwebwe harimo icyica izo virusi bari kubatera. Ubu ngubu ni rwo rukingo narinje kubabwira, uko urwo ni urukingo rushyashya, ariko nanone rusanzwe. Mukwiriye kwikingiza ku bwinshi, erega mwanga mukunda. Ubu ngubu ibintu bigomba kujya ahagaragara bigasobanuka. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Ntabwo ari byiza ko baduteramo ibintu bizajya bituma badukontorora kuri mashini, aho uri hose kuri mashini. Mwabonye ko za microchip zaje n'ibindi bizikurikira, ubwo bagushyiramo akantu rwose ngo ni akantu gatoya cyane kari munsi y'ishaka, ngira ngo urubuto rw'ishaka murabona ukuntu ruba rungana rwose. Isaka rimwe ka microchip bageze ku rwego bagakora kugeza ku kajya munsi y'urubuto rw'isa. Ako kukagushyiramo ni ibintu byoroshye cyane, ubundi bakajya bagukontorora kuri mashini. Nk'ubu twaba turi kumwe ukabona bakiritse kuri mashini, unkubise urushyi, kandi ukarunkubita atari wowe ubitekereje, ariko bo babishatse. Ibyo se urumva bizagenda gute? Kutazamenya n'aho bayinyujije. Ubu ngubu bayitera abantu ku bushake, kugira ngo ikoranabuhanga ryorohe. Ujye ureba gutya mu mbone y'ijisho ryawe, nureba mu rugi rwawe rukinguke. Ujye ugenda ugere kuri banki ukozeho urutoki, cyangwa urebemo gutya ihita imenya amafaranga aze. Ujye ugenda mu modoka urutoki rwawe ruyifungure cyangwa ruyifunge, cyangwa se uyifunge wiryamiye mu buriri bwawe, n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga. Ibyo ni byiza, ariko rero isi yacu iri gutera imbere igatega umutego, mube maso. Nta kundi kuntu rero bishobora kugenda usibye kwitwikira amaraso ya Yesu yonyine, mukabaza n'umwuka wera icyo gukora, icyo akwemerera ukagikora, icyo akubujije ukakireka. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Mwirinde, mwirinde, mwirinde kandi mwirinde. Hari abahanuzi bari kurira hiti ngo twari twabihanuye ko hagiye kuba icyorezo. Gusa urumva, rwose nimba warabihanuye, umuti watanze ni uwuhe? Kugira ngo tumenye ko uri umuhanuzi, umuti watanze w'icyo cyorezo ni uwuhe? Nabura se waravuze ati mugire gutya mugire gutya iki cyorezo kitazaza? None se ubwo mwabahanuzi mwe mujye mumbabarira namwe rwose. Ntabwo ngiye mpinga abahanuzi,
ubuhanuzi ndabwemera, ariko ntukarire hiti ku byago by'abantu byabaye, ngo naguhanuriye ko uzapfa ngo none urapfuye, ngo nari naravuze ko runaka azapfa none urapfuye. Ariko aba bahanuzi benshi, abenshi na benshi mu bitondere, bari gukorana n'imyuka mibi. Naje kuhishurirwa ko hari abahanuzi benshi batandukanye bagenda bakorana n'imyuka mibi, bagakorana na Satani, bagakorana n'abadayimoni, noneho abadayimoni bakabanyuzamo gahunda zabo kugira ngo umunsi bazaba bazisohoje, donc abo bahanuzi bashinzwe gutegura gahunda ya Satani mu mitima y'abantu no mu matwi yabo, kugira ngo mwebwe mugire ngo abahanuzi bahanuye, ngo mujye muvuga ngo byari byarahanuwe, ariko ngo ni Imana ibikoze, ngo yari yabivuze, kandi atari Imana yabivuze, ahubwo ari abadayimoni babivugiye mu bantu. Igihe kimwe abarangi, twigeze gusengera umurima abarangi bamuvugiramo, bavuga ati bariya abantu mushyingura mu nsengero zanyu, ati ubundi akenshi na kenshi nitwe tuba twabishe. Ndabaza se mubica gute? Ati mu nsengero zanyu zose twashyizemo abahanuzi bacu, iyo twenda kuza kwicamo umuntu turagenda tugaca mu muhanuzi wacu agahanura ngo muri iri torero harimo umugeni, cyangwa muri iyi korari cyangwa ngo harimo umugeni, ngo umugeni aratashye. Twarangiza tugatangira kurotesha wa muntu, bamwambika imyenda yera, bamugira ibiki, bamutegura nk'umugeni. Ati hanyuma rero twarangiza kumurotesha ibyo bintu, ubundi tukazahita tumwohereza nk'ihembe rikamwahuranya, akaba arapfuye. Abantu bose bakavuga ati uyu ni wa mugeni Imana yavugaga. Abantu bose bakavuga ati agiye mu ijuru. Ati igihe muba mwazanye umurambo mu rusengero muri kuwusezeraho, ati natwe tuba turi inyuma yanyu turi guserebura ko tumutwaye. Ibyo bintu rero abantu benshi ntibabizi. Abantu bose ngo Imana yari yabivuze, ariko nyamara abavandimwe bene data, nimushaka mube maso. Si uko Imana itavuga ko umugeni atashye, ariko narababwiye ngo irondo ryivanze n'ibisambo. Uyu munsi gupfa kumenya ivuga ivuye ku Mana n'itavuyeho biragoye. Niyo mpamvu rero biriya bintu byo kurira hiti kuri abahanuzi bahanura impfu gusa, ngo runaka azapfa, ngo runaka azapfa, ngo hazakurikiraho runaka. Aba bantu ni abarangi, bakoresha umwuka wa kirangi, kuko Imana yatumye kuri Hezekiya iramubwira ngo raga ibyawe, ariko Hezekiya ahindukiye arebye ivure, Imana imwongerera iminsi yo kubaho. Icya kabiri, iyo Imana ije kuguteguza irakubwira ati yeze wiboneze, ntabwo ituma umuntu kuri YouTube. Ni gute wararota Imana yagutuma kuri masengesho, aho kugira ngo uhamagare masengesho ukajya gutumira urugero nka Zaburi nshya, ukavuga uti Imana yambwiye ko masengesho agiye gupfa. Aba ni abahanuzi bakorera Satani, baba bari kugira ngo abantu benshi babemere, babizere ko ari abakozi b'Imana, ubundi babone uko babesikoroka, bababeshye cyangwa babashyikirize Satani bakorera. Kuko yaba ari umuhanuzi wa nyawe, yakabaye asanga amasengesho akamubwira ati mukozi w'Imana, Imana yambwiye ko imbere yawe hari ibi n'ibi, kandi Imana reka, nimba nta n'ikindi yakubwiye, reka tuyisenge, tuyibaze uburyo ibi n'ibi byakorwa cyangwa uburyo byakurwaho, hanyuma nanjye nkamenya uko mba maso nkasenga. Ariko se wowe uw'Imana igutumye yose ugiye kubwira, Imana ikweretse inzozi uzindukiye kuri YouTube, ngo Imana n'ibyawe Imana yakubwiye ukaza kubivuga kuri YouTube. Muri abantu sinzi ukuntu nabavuga, ariko mwuzuyemo abadayimoni, muri ntumwa za shitani, banyamwuka, banyamasengesho. Muhishurirwe imbaraga z'aba bantu, mukubita abazimu, mukubitira ikinyoma habona. Umuntu wese uzaza avuga ngo nabyeretswe ngo runaka agiye gupfa, atamusanze ngo amuhamagare amubwire ngo nyamara rero mwene data, dore Satani ashaka kukwica, kuko Imana ntiyica irakiza, ariko Satani ajya yiba ubugingo bw'abantu, akiba imibiri y'abantu, ubuzima bwabo akabwica. Mu gihe rero uwo muntu atasanze uwo muntu ugiye kugira ibyago, ngo nari nabivuze ngo ko dore imbogo ngo agiye gukenyuka, uriya muntu ubivuga nawe ni igikenya, kubera ko yakabaye yarasanze dore imbogo ataragiye kubivuga kuri social media. Iyo dore imbogo abyumvishe kuri social media, amenya ko nyine ari umuntu uri kwishakira hiti, ashobora no kutagira imbaraga zo kugira ngo wenda yihane cyangwa akora ibyo Imana imubwiye, avuga ati uriya ni umuntu uri kwishakira hiti. Ni nayo mpamvu uriya mupasiteri dore imbogo yamwumvishe akamutuka nyine akamutukuza, kubera ko nta kuntu umukozi w'Imana ugaragara ko yakabaye afite ubwenge vrema, yakabaye abonaho umuntu uri mu nzira y'iterambere nk'uriya mwana wumva ko yavugaga Imana cyane, amuboneho ibintu by'icyangiro no gupfa akenyutse, aho kugira ngo agende abimubwire, aze kubivuga kuri social media batanari kumwe, abivuge nk'uri kwishongora, narangiza agaruka inyuma avuge ngo nari nabihanuye. Buriya buhanuzi ni ubw'abadayimoni, iriya mikorere ni iya shitani, iriya ni antikristo yihishe mu bantu. Banyarwanda mujye mutahura, umuntu w'umugabo ufite ubwenge
ubwenge buzima, utekereza, witwa ko ari umukozi w'Imana, atari ukuvuga ngo ni injiji n'umwana mu gakiza, ntabwo wakabaye ubona urupfu. Ubuzima bw'umuntu ntiwakabaye ubukina nk'agapira. Mu gihe ubimubonyeho ugomba kumusanga, wabona atakumvisha ukamuteza mwene so, wabona utakumvisha ukamuteza bene so babiri, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko nawe ukajya kumuririra ku musozi ugasenga, ukajya ku musozi w'amasengesho ugasenga, ukinginga Imana, ukavuga uti Imana uriya mwana mukureho umwuka wo gukenyuka kugira ngo nabura azabone ubugingo. Ugiye kuri YouTube, ngenda narabihanuye, sinari nabivuze ko azapfa, narabivuze ko azapfa. Karosi nawe kwiyame, ubwo ntabwo ari ubuhanuzi ubuhanuzi. Niba wabihanuye, sanga umuntu muhamagare kuri telefoni akwitabe, umubwire ubuhanuzi bwe, nurangiza kubumubwira umusengere, wigarukire, utuze. Dore iki nicyo gituma abahanuzi benshi bapfa, ugasanga umuhanuzi wenda abonye n'izo mpano z'Imana ariko ntazimaranye umwaka, agatangira gupapira ibye. Imana ibatabare, Imana ibagire neza. Ntihakagire umuntu wongera kwirata hejuru y'urupfu ngo yahanuye urupfu. Aba bantu benshi, si bose ariko abenshi, 99% ni abakozi ba Satani, ni intumwa z'abarangizi bihishemo. Aba bantu bafite n'imbaraga zo kuguteza inzozi zerekeranye n'ibyo bari kukubwira kugira ngo ugire ngo ni Imana. Erega twarinjiriwe, nimube maso musenge, twarinjiriwe, nimube maso musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Imana itugirire neza, Imana idutabare bene data. Yesu abamugisha. Wenda reka ncumbikiraho nivugire ku cyo gukingwa cy'isengero. Insengero nyinshi bari kuzifunga batitaye. Ziriya nsengero rero bari gufunga ni mubihorere bazifunge, kuko insengero z'ubu n'ubundi ntacyo zimaze, ni ukujya kubacengezamo ibintu by'uburozi gusa. Insengero nyinshi leta nimufunge, muzibane, muzidanangire, nta n'isoni baba banafite. Ariko ubundi mujya kumbwira gute uburyo umuntu ashobora kumara imyaka 5 afite urusengero basenga batura, cyangwa imyaka 10 cyangwa 20, hari n'izimaze imyaka 40. Abakristo batanga amaturo ya buri cyumweru. Reka mvuge ko muri abakene da mutura 300 buri cyumweru. Mu cyumweru amateraniro muhozamo yose mwayakusanya mukabona 500 byatuwe mu kwezi kose, cyangwa se mu cyumweru cyose. None reka mbabaze, abantu batanga 500 buri kwezi cya buri cyumweru, mukabifata mw'abapasiteri mwe, mw'abapotere mwe, mw'abashumba mwe, mukabishyira mu bifu byanyu. Abafite ngo hejuru aho bayohereza bakayohereza, bakagenda bagashyira mu bifu byabo, bakabyuzuza, bakiyubakira ibitabo, abandi bakajyana mu ndaya no mu marogi. Urusengero rukamara imyaka 5 nta murinda nkuba. Pasite, ubundi uba wumva abo bantu uri gusengesha umunsi hazaza inkuba uzabigenza gute? Nta bukarabiro, nta buryo bwo kwikorera isuku urusengero rufite. Ariko ubundi mugira ngo ibi byo ntibyababaje Imana, mushyira muri ibyo bifu byanyu. Abakristo ntibasiba kubazana ibya 10 n'amaturo. Umuntu umwe atanga icya 10 cya miliyoni, mugashyira mu bifu byanyu, ahantu abantu bahurira, mukanga kuhakora isuku. Nta gasawundi proof, murasakuriza abaturage, murababuza umutekano wabo. Wa mugani, nimba ibintu bifata amajwi ntasohoke bihari, niki kibabuza gufata ayo majwi yo mu nsengero zanyu? Ni ubukarabiro, parikingi aho mu parike amamodoka yanyu, leta niyo izaza kubakoreshereza parikingi. Byase mwarasamye, inda zanyu mubizigira ibihuru, muramira gusa. Nibyo bibashishikaje. Mwihangane, hari umuntu wari uduhamagariye mu kiganiro, nari nibagiwe kuzimya telefoni, mwihangane. Ariko ibi bintu birababaje, biteye agahinda. Murashyira mu bifu byanyu mukamira urusengero ngo nta bwiherero. Vrema, usibye no kuzifunga, ngende muri ministeri nanabafunga namwe. Pasite, nagufunga ngiye masengesho Hitimana Innocent, nagufunga mfite uburenganzira bwo kugufunga. Wowe uracuruza ubwonko bw'abantu ushyira mu gifu cyawe nta soni. Wakabaye uvuga uti umutekano wa mbere na mbere ni ukubanza gushaka igishoro. Ubundi bishoro mutanga nibi, ni iyi Bibiliya y'ibihumbi 7,10,15 mubasomera bakabazanira amafaranga n'ibiki, aho kugira ngo mubatunganyirize aho bicara, aho mupange gahunda z'urusengero. Umuntu naza abone parikingi, umuntu naba hari imvura iri kugwa yere kwikanga inkuba, umuntu naba hari muri gusenga hari umuntu wiryamiye ibande y'urusengero, urabona ko insengero nyinshi zisigaye zituye mu ngo, siko mbere byari bimeze. Yigumanira umutekano we. Donc
nta bwiherero buhari. Abantu babiri batatu nibashakira kujya, abantu bafite urusengero rurimo abakristo 1000 bakaba bafite ubwiherero bumwe, bubiri, butatu. Hari naho ujya ugasanga ni bumwe cyangwa nta buhari. Abantu bagashaka kwiherera bakabura aho biherera, ariko bakuzanira miliyoni y'icyacu ukayifata ukagenda ukuzuza mu gifu cyawe. Imana yabahagurukiye. Buriya leta rwose murimo neza, nta muntu muri kubuza gusenga. Hari abahanuzi ngo twe twabivuze ko insengero zigiye gufungwa. Ibyo se byari bimaze iki mwebwe kubivuga? Iyo kuki mutabwiye abapasiteri n'abapotere ati dore Imana yatweretse ko leta ishaka imirindankuba, nimujye kugura imirindankuba? Kuki mutabwiye aba bapotere muti leta irashaka ubwiherero bwinshi, nimwubake ubwiherero bwinshi kugira ngo insengero zanyu zitazafungwa? Kuki atari byo mwababwiye ngo zigiye gufungwa, ngo twari twarabihanuye ngo zafunzwe? Ubwo se wowe uri umuhanuzi nyabaki? Umuhanuzi ni umuti, umuhanuzi ni igisubizo, umuhanuzi is the answer of any problems. Do you get me? So ni ukuvuga ngo ikintu mugomba kumenya, mureke kurira hiti ku bintu by'ibyago muba mwahanuye. Ngo wari wabihanuye, watanze umuti se? Hari n'abantu baba bari gutungurwa nyine wenda kubera ko batigeze bakorwa ku maso ngo batekereze ko ibyo bintu binakenewe. Ariko se wa muhanuzi wahanuye ko zigiye gufungwa ukaba uri kwishima ngo bazifunze? Hari umuhanuzi wahanuye umurinda nk'uburi muri mwebwe, avuga ati nsengero nyamuneka nsengero, Imana ibatumyeho ngo nimugure imirinda nkuba mushyire ku nsengero zanyu, kuko aho imirinda nkuba itazabiri bazahafunga. Uwo niwe muhanuzi wemewe. Ubundi ngo nawe nabihanuye, waramaze. Njyewe ntabwo ari gutyo nemera, n'Imana yanjye nemera si gutyo bimeze. Imana yacu ni urukundo, Imana yacu ni igisubizo, Imana yacu ni imbaraga, Imana yacu ni ubuzima. Icyo Imana ishaka ni uko abantu bakiranuka bakava mu byaha bakayubaha, abantu bayo bakaba mu mahoro no mu munezero. Niyo mpamvu bamenyesha ibizaba kugira ngo nibiba bitazabatungura. Nabura ubu ngubu bakabaye bari, iyo abatwaye dufite abahanuzi bazima bakabaye bari gufunga insengero z'abantu banze kumva, ariko ngo bagiye kuzifunga. Ntimuri kuvuga igituma bazifunga. Rimwe na rimwe dushobora kugira ngo ni n'intambara igiye kuba igatuma bazifunga cyangwa ibindi byago runaka. Wavuze se icyo bagiye kuzifungira? Nabura ngo bene insengero bitegure. Ese bene insengero, erega njyewe ubundi reka mbabwire uko nko mu rusyo nkoma n'ingasire, nanjye ubwanjye mu gihe ndi kubabwiriza n'ikindi gihe nanjye ngomba kuba nitekerezaho, ndi kureba uburyo nagenzura ibyaba bidakwiriye cyangwa ibyo ntakora neza kuri njye. Niyo mpamvu nkoma urusyo rw'abahanuzi, nkakoma urw'abapasiteri, nkakoma urw'ababishopu, nkakoma n'urw'abakristo. Mwebwe bakristo, mwebwe bantu musobanutse, muparika amarenji rova n'amavewiti ku nsengero zanyu, ubona nta murinda nk'ubuhari, ubona nta bwiherero buhari, ahubwo riruka pasiteri mushumba nimwakire icya 10. Cya 10 se gitange, ariko ubanza urebe ko aho uri hafite umutekano wuzuye. Ibi bintu nibyo niby'ijana ku ijana. None rero mwumva agahinda mfite, abapasiteri kuri telefone, aro umva runa, umva se rwose rwa rusengero bararufunze, ihangane rwose mukubita inzu ibipfusi, rwose murebe ko twashyiramo sound proof, murebe ko twagura umurinda nkuba, rwose murebe ko twagura umurinda nkuba, dukora ibi bintu vuba vuba, nyamuneka badufungurire ku cyumweru tuzasenge. Guhera umukristo aho yaturiye agera muri iryo dini ryawe kugeza uyu munsi, amaturo yari hehe? Ntabwo yari kuvamo uwo murinda nkuba. Insengero zigomba gutungwa n'amaturo n'ibya 10 abakristo batanga. Uri kumuhamagara aguhe n'utwo yari kurarira, ngo uri kugira yego turayabaha, nanjye ndayabaha rwose, nanjye ndayabaha, ariko mumenye ko muri kutubangamira. Muri kutubangamira. Uko niko ukuri kuryana mu matwi, mw'abanyamadini mwe, ukuri kuryana mu matwi, ariko ni mukuru guture mbabwire, ni mukuru guture noneho mbabwire, njyewe ntabwo mbatinya. Mwabyumvise? Serivisi z'isengero zanyu zigomba gukorwa n'ibya 10 n'amaturo. Ibyo kwirwa muhamagara abakristo ngo nibazane 5, bazane 10, bazane 100, bazane miliyoni, muri kubagora. Barihangana babitange kuko barigishijwe, bazi ijambo ry'Imana, bazi ko ari ishyaka ry'Imana bari kurwana. Ariko mwebwe muzabona ishyano, mwebwe mwuzuza ibifu byanyu,
iminyago, mukayuzuza utw'imfubyi n'abapfakazi, mukabyuzuza ibyo mwakoresheje uburiganya no gusenya ingo z'abandi, muzisenyera mu bifu byanyu mwitwaje izina ry'Imana mwamenye. Muzabona ishyano. Nimushaka reka mbabwire, nimushyire agapira hasi mubwize abantu kuri, kuko Imana aka kavuyo kanyu n'akajagari irakarambiwe. Ubu Imana iba yafashe umwanzuro wo gufunga izi nzu mwita insengero, yabirambiwe ibihaze. Usibye ko atari nazo nsengero. Banyarwanda, banyarwandakazi, muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, ziriya ntabwo ari insengero, ziriya ni inzu zitiriwe izina ry'Imana, nta nubwo ari insengero. Barababeshye, bababeshya ko ziriya ari zo nsengero, babigisha kubaka insengero imitima yanyu yarasenyutse, babigisha gusana insengero imitima yanyu harimo ibyuho. Dore ibi nibyo byose biri kugenda, muri kugenda muhura nabyo. Ubu se hari umunyamadini wahamagara ngo uza gusengere? Ngo ngwino usengere pasite, narwaye yaza, uri umukene yaza, uciye bugufi yaza, utamuhaye yaza. Ariko si ubuwe ko ari kuguhamagara. Urusengero ni umutima wawe, urusengero ni umutima wawe, urusengero ni umutima wawe. Reka nsome rino jambo ry'Imana, nta nubwo ndi burisobanureho byinshi. Abakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 10. Ubuse duhere ku Wakangahera. Imana tugirire neza. Hari ibintu ureba ukabona birakabije. Yesu ashimwe. Dusome Abakorinto, urwa mbere rw'Abakorinto 6:18. Aravuze ngo muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. 19. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana ishimwe. Nari ngendereye iri jambo rivuga mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uba muri mwebwe. Imibiri yanyu nizo sengero, ziriya ni inyandiko, ziriya ni inyubako. Rero ntimuzongere kuyoba, Imana ntinegurizwa izuru. Musobanuke, musobanukirwe, mumenye. Ziriya nzu zitiriwe izina ry'Imana rero abanyamadini bise insengero bakababuza kumenya ko insengero mu mutima wawe, mbere yo gutekereza gutanga icya 10 mu rusengero, ujye uvuga uti umutima wanjye nawumariye iki. Mbere yo gutekereza kurimbisha urusengero, ujye uvuga ngo mu mutima wanjye harimbye hate. Kuko wowe hariya ujyayo ukicara, ariko Umwuka Wera hasengera hashobora kuba harabaye nk'ingarandi, harabaye nk'ikimoteri, harabaye nka puberi, harimo imyanda, harimo amashyari, harimo imijinya, harimo ubugome, harimo ibintu byinshi bitsindagiye. Uri indyarya, uri umugome, uri umunyamoko, ufite abadayimoni, ariko mu rusengero ukigira umuntu mwiza. Nta murimo n'umwe uzigera uhemberwa ko wakoreye mu rusengero, mu gihe cyose wakoze umutima wawe ari rwo rusengero rw'Umwuka Wera rudatunganye. Kuko mujya kurimbisha insengero zubatswe n'abana b'abantu, ariko iz'Imana yiyubakiye zirimo umwanda n'ubugome bwose. Imana ibagirire neza, Imana ibatabare, Imana ibarengere. Nimukore byose nk'uko leta ibibasaba, babafungurire. Ariko nyuma yo gufungura, bano bapasiteri, bajyanama muri mu matorero, badiyakoni, bapasitoro, babishopu, barimu, bapotere, babwoko ki ntazi ibyo bijya niyo biva n'ibivangavanze byo mu minsi y'imperuka. Mujye mumenya ko amaturo yanyu mugomba kuba. Birababaje kuba abantu urusengero rumaze imyaka 10-20 rukora, ukabona nta konte y'urusengero ibaho ibihumbi 100, ukabona nta urusengero nta konte rufite ibaho na miliyoni 20 zishobora kubasova. Byose mu bifu by'abashumba, yose mu bifu by'abashumba, amashimwe mu bifu by'abashumba, ibya 10 mu bifu by'abashumba, amaturo mu bifu by'abashumba. Ariko narumiwe koko, ariko mbega iminsi mibi we. Ariko ubundi mwaba Kristo namwe, reka mbabwire, mujye mutekereza, mwanarize, munabyumve. Ubundi muba mwumva ibyo bintu bifite gahunda. Muri gukorera Imana, Imana sirya amafaranga.
Imana umurimo wayo wa mbere ni ugukiranuka. Nicyo yatangiye umwana wayo kugira ngo abamwizera bave mu byaha, basinduke, batarimbuka, ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Uwo ni wo murimo w'Imana wa mbere. Uwa kabiri ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo idini y'ukuri ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi no kwita ku bakene n'abanyamibabaro mu mibabaro yabo. Iryo ni ryo dini y'ukuri, uwo ni wo murimo w'Imana. Ahasigaye turiya tuntu two guporotokora urusengero n'uduki, nk'uko abanyamadini babasomeye ijambo mukaryemera, byakabaye biri gukorwa n'amaturo yanyu n'ibyacumi byanyu n'imisanzu yanyu mugenda mutanga, ariko umuntu wese atabangamiwe. Uri kubyumva? Ibyo ngibyo akaba ari bwo izo serivisi. Reka mbyihorere, reka mbivemo, kuko n'ubundi abizibye amatwi n'ubu muri iki kiganiro muzantuka, ariko nta kibazo, ntabwo ngewe nkangwa n'ibitutsi byanyu, kuko Yesu Kristo yangiriye neza. Iyo muntu kanjye ndakomera, iyo antumye iri kumwe nanjye, iyo nizera n'inyembaraga. Mumenye ko imibiri yanyu arizo sengero z'umwuka wera uri muri mwebwe, kandi utsemba urusengero rw'Imana nayo Imana izamutsemba. Rero muzirikane cyane kwita ku mitima yanyu, muvuga muti ariko buriya iyo aba ari mwuka wera wakoze umukwabu, urusengero rwanjye rwo ntaba yarufunze, ari rwo mutima wawe. Urebe nimba n'urwawe rudafunze. Hari igihe wasanga rwarajemo uducurama n'inyoni kubera imyaka rumaze rufunze. Nta gikorwa cy'umwuka uheruka gukora. Mwuka wera ntaheruka kukongorera, nta jwi ry'Imana ucyumva, nta nzozi ukirota, nta mbega nawe ubwawe aho uri ntuhazi. Reka njyane amafaranga tugure umurindankuba. Yajyane n'ibyo byiza muwugure, kuko nicyo leta ishaka, ariko ubanze urebe mu mutima wawe, ese ho harakinguye? Mu mutima wawe ho umurindankuba urahari? Inkuba z'abadayimoni iyo zikubise ntabwo ziguhungabanya? Iyo umuntu akuvuza amagambo wumva mu mutima harimo umurindankuba? Iyo umuntu akugabyeho igitero runaka mu mutima wawe wumvamo umurindankuba? Ese iyo habayeho guhumana runaka, ucumuye utunguwe mu buryo runaka, harimo ubukarabiro? Ese biriya bibigisha iki? Mu mitima yanyu habemo umurindankuba, habemo ubukarabiro, habemo sound proof. Hako uzi ko abantu bafite imitima itarimo sound proof? Ni ukuri pe, icyo atekereje mu mutima cyose aravuga. Mbega abantu bose bigize babavugirije, abantu benshi bigize babavugirije. Nta banga, ibanga nicyo yibagiwe. Ngaho nimumbwire, ugiye kubaka sound proof yo mu rusengero, hera ku yo mu mutima. Iyawe mu mutima niba irimo, Imana iyo mu rusengero izabyikorera. Ese mutekereza ko Imana musenga ari inyantege nkeya ku buryo muramutse muyikiranukiye Imana yumva yanabise? Buriya bisengero zanyu ari umugambi w'Imana, mukaba munakiranutse, ntabwo leta yakwirwa ivunika iza gushyiraho kiriya gipapuro. Umuntu umwe yaryama akarota ko umurindankuba ari ngombwa ku rusengero, akarota ko sound proof ari ngombwa, akarota ko mukabikemura, leta yahagera igatangara ikavuga ati riyerekwa murikurahe. Ariko kubera ko ibyanyu ni uduceri gusa, ni gutya, naho muba muhanze amaso, mwizezwa ibitari Imana. Abasenga muri indyarya, abavuga ngo murasenga, musenga mudasenga. Imana yanyu ntimuyigisha inama, nta mwanya wo kuvugana namwe, ntaki. Niyo mpamvu ibintu byose bibagwaho, abakristo 1000 bikabagwaho, nta n'umwe wari wabibona. Mureke dushake Imana bigishoboka ko abonwa. Haleluya. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, ni mu mwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha ave mu byaha bye, ukiranirwa reka ibyo yibwira. Umunyangeso ave mu ngeso ze mbi. Mushaka Uwiteka, dushake mu maso he, tumugarukire nawe aratugarukira. Afite umutima w'urukundo n'imbabazi, aratugirira ibambe. Imana ibahe umugisha, barebe neza. Numvaga ari icyo kiganiro natanga ku bigendanye n'ibyo nari nababwiye nyine, ariko umwami Imana bamugisha. Aho utaguwe neza nyine wihangane umbabarire, nanjye ndi umuntu, kandi nanjye si uko maze guhabwa, ahubwo kimwe cyo ndasiganwa, ndamarana, ndashaka kura ko nasingira icyo Kristo yamfatiye. Ndabashimiye abatwandikira muri commentaire, mwese muri abantu beza, abakora subscribe muri abantu beza, abaduha ibitekerezo muri abantu beza, abifuza kubana natwe mu magroupe turimo yo gukorera Imana mu gufasha abakene muri abantu beza, abatangira abantu mituweli muri abantu beza. Imana ijye ibaha umugisha. Njyewe reka mbabwire, nta myaka myinshi yo kubaho dufite. Wa mugani wa babandi ati nta myaka 100, nta myaka myinshi. Niyo 100 yashira rega birangira upfuye. Ikibazo rero si igihe uzamara, ikibazo nicyo wakoze ukiriho. Niyo mpamvu dufite gahunda yo gukorera Imana mu bushobozi bwacu.
yazashira imirimo myiza ikaduherekeza, natwe tugashyirwa kuri ba sokuruza tukabora, tugasanga Kristo, tukibanira nawe ubutazatandukana, tukibanira na Kristo ubuziraherezo. Mujye mukumbura ijuru. Yesu abahe umugisha, murakoze, mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.